Ibihe byiza kuri mwese mudukurikiye tubaha ikaze ku makuru y'iterambere mutegurirwa na Meteo Rwanda. Ngiye kugezaho nitwa Kugirande Emmanuel. Dutangira tebera hamwe ibyaranze ikirere cy'uyu munsi, turaza kureba iterambere ry'umunsi w'ejo ndetse n'iminsi 5 iri imbere iki cyacu kizakomeza kwitwara. Dore uyu munsi ku masaha ya mu gitondo twaramukanye ibicu byiganje byaje kwiyongera ku masaha y'igicamunsi bigatanga imvura yumvikanamo inkuba yaguye ahenshi mu gihugu. Ku masaha ya nijoro hateganyijwe imvura yumvikanamo inkuba mu ntara y'Iburengerazuba, y'Amajyepfo ndetse no mu karere ka Bugesera gaherereye mu ntara y'Iburasirazuba. Umunsi w'ejo hateganyijwe umuyaga uringaniye ushira kuba mwinshi. Umuyaga ukazafite umuvuduko uri hagati ya metero 4 n'8 ku isegonda. Mu gitekerezo cy'umuyaga uzaba uhuha uva mu majyaruguru y'intara y'Iburasirazuba werekeza mu bindi bice bigiye bitandukanye by'igihugu cyacu. Ku masaha ya mu gitondo hateganyijwe imvura turi twose tugize igihugu cyacu, naho ku masaha kw'icamunsi hateganyijwe imvura yumvikanamo inkuba turi twose tugize igihugu cyacu. Duhereye mu ntara y'Amajyepfo ku masaha ya mu gitondo hateganyijwe imvura turi twose tugize iyo ntara, mu gihe igipimo cy'ubushyuhe bw'hasi giteganyijwe kizaba kiri hagati ya degere Celsius 14 na 15. Kimwe no mu ntara y'Iburengerazuba ku masaha ya mu gitondo naho hateganyijwe imvura turi twose tugize iyo ntara, mu gihe igipimo cy'ubushyuhe bw'hasi giteganyijwe kizaba kiri hagati ya degere Celsius 11 na 16. Mu ntara y'Amajyaruguru naho ku masaha ya mu gitondo hateganyijwe imvura turi twose tugize iyo ntara, mu gihe igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi giteganyijwe kizaba kiri hagati ya degere Celsius 13 na 16. Mu ntara y'Iburasirazuba naho ku masaha ya mu gitondo hateganyijwe imvura turi twose tugize iyo ntara, mu gihe igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi giteganyijwe kizaba kiri hagati ya degere Celsius 15 na 17. Umujyi wa Kigali naho ku masaha ya mbere ya saa sita hateganyijwe imvura, mu gihe igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi giteganyijwe kizagera kuri degere Celsius 17. Ku masaha yo kwicamunsi hateganyijwe imvura yumvikanamo inkuba mu turere twose tugize igihugu cyacu. Duhereye mu ntara y'Amajyepfo, mu gihe igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizagaragara ku masaha y'igicamunsi kizaba kiri kuri degere Celsius 27. Kimwe no mu ntara y'Iburengerazuba naho ku masaha y'igicamunsi hateganyijwe imvura yumvikanamo inkuba mu turere twose tugize iyo ntara, mu gihe igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizagaragara muri iyo ntara kizagera kuri degere Celsius 27. Mu ntara y'Amajyaruguru naho ku masaha yo kwicamunsi hateganyijwe imvura mu turere twose tugize iyo ntara, mu gihe igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizagaragara muri iyo ntara kizagera kuri degere Celsius 26. Mu ntara y'Iburasirazuba naho ku masaha yo kwicamunsi hateganyijwe imvura yumvikanamo inkuba mu turere twose tugize iyo ntara, mu gihe igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizagera kuri degere Celsius 29 mu karere ka Nyagatare. Umujyi wa Kigali ku masaha y'igicamunsi naho hateganyijwe imvura yumvikanamo inkuba, mu gihe igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru giteganyijwe kizajya kuri degere Celsius 29. Mu minsi 5 iri imbere duhereye ku munsi w'ejo hateganyijwe imvura turere twose tugize igihugu cyacu. Imvura kenshi nuko dukomeje kugira isangano ry'umuyaga rituma ikirere cyacu gikomeza kugira ubuhehere bwinshi cyane. Reka dusoze tubabwira yuko ku munsi w'ejo izuba rizarasa ku isaa 11:45 za mu gitondo rikarenga ku isaa 12:08 zo ku mugoroba. Murakoze mukomeze kugira ibihe byiza.